What's up, guys? What's up? It's me, SG, and I'm back with this video. So if you are new, welcome to my channel, and make sure to subscribe, share, like, and comment down below. And if you are not new, welcome back. So as y'all know, today is my birthday. I don't know if I'm gonna upload this today or tomorrow, but you know, yeah, February 23 is my birthday, y'all. But I couldn't sleep this night without thanking you guys. First of all, just want to say thank you to the man above. Nkuko mubizi mwese nase ko batabizi, uyu munsi ni isabukuru yanjye. Imana yemeye yuko ngera kuri iyi si, nkabanje ahangaha nje gushimira abantu mwese, nje gushimira Imana cyane. Imana yemeye yuko ngize imyaka ngejeje mu uyu nguyu, atari uko ndi umukiranutsi, atari uko ndi mwiza, atari uko nkora ibyiza kurusha abandi, ahubwo kubera ko ubushake bwayo ndetse iracyafite imigambi. So Mana, mbere na mbere barakoze cyane, ndagushimiye. I'm grateful, I'm thankful for, being here. So, ikindi cya kandi ndakurikizaho, ndashimira ababyeyi banjye, mama, papa, mwarakoze cyane kumbyara, mwarakoze cyane kumva hafi mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kuva nyine agahinja kugeza muri iyi myaka ngejeje uyu ngubu. Ndabizi narabagoye cyane, ariko nkabye ntabwo ngize mucika intege. Mwarakomeje munyereka urukundo rwa kibyeyi, murandera, mukora uko bishoboka kose, ntagaragara nawe mu bandi. None reba maze kuba ari inkumi, so ndabashimiye cyane. Ndetse nshimira n'Imana yabahaye imbaraga, kuko iyo itabaye imbaraga z'Imana namwe ntabwo mwaribashije kundera nyine mwenyine. Ikindi nanone ndashimira abo tuvukana, ntabwo sinavuga amazina ko ni menshi cyane. Ndabashimira cyane kuba mwaranyemeye uko ndi, mukamba hafi mu buzima bwanjye bwa buri munsi, aba sisters banjye, aba brothers banjye. Ndabakunda cyane kandi abashimiye cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ikindi kandi ndashimira inshuti. Oh my God, Mana yo mu ijuru, warakoze kuma inshuti zimba hafi mu buzima bwanjye bwa buri munsi, uko bwije n'uko bukeye. Nkuko mwese mubizi, ubu buzima ntabwo umuntu yabwibashisha wenyine adafite umuntu umuba hafi, adafite umuntu umugira inama nyine mu gihe azikeneye. Actually, this is too much. Yeah, adafite umuntu umurinda kuba wenyine, afite umuntu nyine ujya muri lifting up mu gihe nyine agufunga down, mu gihe umuntu aba yumva mbese agufeeling alone, ukagira abantu ku ruhande rwawe. Mbese inshuti zose dufite mu buzima zifite ibisobanuro mu buzima bwacu. So inshuti zo mfite ndazishimira Imana cyane ko yarazimpaye, kandi mwese ndabashimira cyane kuba namwe mwaremeye kuba mu buzima bwanjye, mukemera kuba mu buzima bwanyu. Ubu ndishimye kubera Imana ndetse namwe, so ndabakunda cyane. So guys, impamvu nyamukuru yanzanye ahangaha, guys, I'm so happy. Buriya ndishimye cyane kujya mbese nyine I feel like I don't know how to express my feelings, but byangombwa nyine ngo musome mu mutima wanjye hasi mu ntekerezo zanjye. Ndishimye cyane. I don't know how to show it, but I'm so happy. I'm extremely happy. Nyine uyu munsi narisivinze message nyinshi cyane, nyinshi ziri kunyifuriza isabukuru nziza. Abantu benshi bagiye posting amafoto yanjye, abandi bagafata umwanya bakanyohereza message, abandi bakahamagara kuri FaceTime akandirimbira. Mu by'ukuri nishimye cyane. Mwese ndabashimira ko mwafashe umwanya wanyu, mugafata umwanya wanyu mukanyifuriza isabukuru nziza, mukampostinga, mukanyandikira, no kuba mwantekerejeho, byo byonyine byanshimishije cyane. So guys, mwakoze cyane. Imana umugisha. Ndishimye ku bwanyu.
so mama ndabizi neza uraza kureba video, warakoze cyane wowe na papa kumba hafi mu buzima bwanjye bwose bwa buri munsi. Ndashima Imana ko yarabampaye, ikindi kandi mwebwe bavukanye banjye namwe ndabashimira cyane cyane, muri impamvu yuko mbese muranishimye ubuzima bwanjye, musobanuye byinshi ku buzima bwanjye, namwe mwa nshuti mwe ndabakunda cyane kandi nzabahorane sinkababure guys. Ndishimye but anywho nyine ngiye kugenda yo narya nabaye busy cyane uyu munsi, mwamekinze busy mutuma nibagirwa no kurya kandi you guys know how much I love food, but uyu munsi ndarya ibyo nitekeye. Ndimamagara abashuti banjye dusangire, yani nahamagara nkihangane nta masaha ntahari bagenda uyu munsi ndateka nyine nsaga inshuti zanjye twishimane gusa nyine. That's what I wanted to say, you know. I just wanted to say thank you guys so much. Thank you. Imana bamugisha, ndishimye kuba bafite mu buzima bwanjye, ntafite sinzi ko bameze ukumba ndi ubu ngubu nyine, you know. Imana niyo urugira, ariko nyine Imana yazanye ubuzima bw'umuntu kubera impamvu. So yeah, Imana yakoze kumpa andi mahirwe yo kuba, I don't know, I feel like I have so much to say. And this is not enough, you know. I don't know what I have done, you know, to get to this age. 20. I don't know. I remember again, ndi muto naragira nyine imyaka na 18 nkavuga I can't wait to get to 18. I can't wait to be 18. Ngo mbese ndagenda ngo nimba 18 ngo zanabaye mukuru. Ndiko bisa n'ibintu birenze cyane, ndiko nabise kugira kuri 18 ari kure cyane. Baruka ngeze kuri 20. That's ngeze kuri 20. It's amazing, yo. Biratangaje cyane kandi birashimishije cyane, bisobanuye yuko Imana cyafite umugambi, yamaye second chance yo kureba nyine ko hari bitameze neza mu buzima bwanjye ngo mbihindure, you know. Ntabwo ariko abantu bose bageze mu rwego kugera kuri 20, ariyo mpamvu mbere na mbere ngomba gushimira Imana mbere na mbere kuba yongeye kumereza ayo mahirwe, second chance guys, no mbese nyine nemera guhindura ubuzima ndukwisuzuma. But yeah, ngumye hano navuga iminota na 40 guys, gusa nyine thank you for watching. Make sure to subscribe. I am so happy. Message bagiye banyereka amafoto, abantu bose bagiye bampostinga pe nanjye numiwe, naranze ko mfite abantu benshi mu buzima bwanjye, gusa nyine uyu munsi nabimenye guys. Thank you so much. Let me start talking. Oh, by the way, I have dimples. Yes, I do. I have dimples, so stop hating. I have dimples. But yeah, forget about it. But nyine ngumye hano mwagera nareba mukabona ndamwenyuye, gusa ntari icyo mvuze because I feel like thank you is not enough guys. Thank you is not enough. Nkurikije ko nishimye, but nyine God knows how much I love you. God knows how happy I am, how grateful I am for you guys. Babyeyi mwarakoze, bavukanye mwarakoze, inshuti mwarakoze, nanone muracyakora. It's not the end, you know. Muracyakora nyine. And I just wanted to thank you guys for, you know, the birthday wishes. Imana bamugisha kandi namwe muzagira abibifuriza, ndabakunda cyane. Thank you for watching, yeah. Thank you for watching. Make sure to subscribe, share, like and comment down below. I love you so much, and God loves you too. And bye.
Yeah, I'm happy. Very, very happy. You guys made me happy. I am very, very happy. Oh, before I go, happy birthday to me. 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 And bye, yo. I don't want to go, but I have to. I don't want to go, but I have to. I feel like talking to you guys is the most happiest thing ever. But yeah, whatever. I should be eating now. But there's nothing near me here. But I'm gonna eat after this. I'm gonna cook and eat. Anyways, just wanted to let you guys know how happy I am. I couldn't keep this to myself. I couldn't keep this to myself. I couldn't keep this to myself, yo. All right, I'm leaving. I am leaving. Guys, thank you so much. Ndabakunda cyane, and God bless you. Come baririmbe actually. Oh, okay, ngiye gupfa kuririmba amagambo ari buze mu mpuzo yanjye, mu ntekerezo yanjye. Ngubu ndishimye, ndanezerewe, kubera Imana yemeye kongeza aya masaha ngihumeka umwuka w'abazima. Amashimwe nayo Uwiteka, ndashimira Imana yabampaye mu buzima, mwambereye inshuti nziza kuva nkibamenya, none ubu ngubu nje kubashimira. Mwakoze cyane kuba impamvu y'ibyishimo byanjye. Guys, okay, ndagiye murakoze, murabeho. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Actually, some of you are tired of me. I know some of you are tired. Because I do not even remember how many times I said I'm leaving. By the way, mujye munywa amazi. Amazi ni ingenzi mu buzima. Amazi no akamaro kenshi. I'm talking too much. Yeah, I know I talk too much, but it's my birthday, yo. It's my birthday, so let me talk. It's my birthday. Actually, yeah, it still is. So I still have more hours. Alright. Guys, murabeho, mwakoze cyane. Noneho ndagiye. Ciao.